ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Iki gitondo tubyukiye imbere y'Imana, duhereje Imana icyubahiro. Imana yabikoze, Imana irabyongeye, Imana irigaragaje, Imana ihabwa icyubahiro, Imana nishimwe. Imana ni umukozi w'umuhanga, ni Imana itabura uko ibigenza, ni Imana yakwimanye nanjye yaranyimanye. Imana nishimwe, Imana ishimwe. Iki gitondo tunezejwe n'Imana mu mitima yacu. Muracyari kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubanje Imana y'inyembaraga, tubanje Imana y'inyamaboko. Turacyari muri teme yacu igira iti iracyari y'Amana. Iracyari y'Amana ivuga bikaba, iracyari y'Amana itegeka bigakomera. Iracyari y'Amana y'ibifite imibiri n'ubugingo. Iracyari y'Amana yahumekeye umwuka mu muntu aba ubugingo buzima. Iracyari y'Amana yakubumbabumbye nanjye irambumbabumba. Iracyari y'Amana y'inyabushobozi. Iracyari y'Amana. Imana nishimwe cyane. Muri iki gitondo reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Mose cyo kuva, ibice 3. Turasoma umurongo wa 13, tuyisome n'uwa 14 mu izina rya Yesu Kristo. Titire yanditse ngo Imana ibwira Mose, izina rya Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. 14, Mose abaza Imana ati, ningera mu Bisiraheli nkababwira nti Imana y'abasogokuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Imana ishimwe cyane. Mose yari umunyabwenge cyane. Mose yibazaga ibibazo atarabibazwa, arangije agasobanuza Imana. Ahangaha aravuze ati, ningera muri ubu bwoko unyohereje kurengera gucungura, ariko narangiza nababwira ngo ni Imana ibanyoherejeho, bakambaza izina ryawe, nzabasubiza iki? Imana ishimwe. Mose yarasobanukiwe neza ko hari Imana nyinshi, yarasobanukirwe ko hari Imana z'ibigirwamana. Imana ishimwe. Ariko yivuganira n'Imana rurangiza rwa burundu. Arayibaza ati, ariko ubundi nibambaza izina ryawe, ubundi se nzabasubiza iki? Imana ishimwe. Yarabyibajije aravuga ati, none nazagenda nkajya kuvuga amazina atariyo, reka nyibazize, nzabasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, nduwo ndiwe. Imana ishimwe. Imana iracyari y'Amana, iracyari yo iriyo ku buzima bwawe. Nduwo ndiwe. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nduwo ndiwe, nduwo ndiwe, nduwo ndiwe. Imana ishimwe. Arangije irongera imubwira irindi zina. Imana ishimwe. Kandi iti, aba ariko uzabwira Abisiraheli uti ndiho yabantumyeho. Imana ihabwa icyubahiro. Ibwira Mose amazina yayo, imubwiye abiri hano. Iramubwiye ngo nduwo ndiwe, irongeye iramubwiye ngo ndiho. Haleluya. Iyaba wari ufungutse mu mutima wawe, iyaba wari ufungutse cyane, iyaba wari wagutse ukumva ayo mazina y'Imana ngo nduwo ndiwe. Imana iriyo. Kabiri iravuze ngo ndiho yabantumyeho, ndiho yabantumyeho. Ni ukuvuga ngo nimba Imana ivuganye nawe muri iki gitondo ikakubwira ko yitwa ngo ndiho, wumve neza yuko ibyawe itabyibagiwe, wumve neza yuko ibyawe itabihishwe, wumve neza ko ibyawe bitayinanira, wumve neza yuko yitwa ndiho. Ijambo riravuze neza ngo yabwiye Mose ngo ndiho yabantumyeho. Imana ishimwe. Bivuga ngo iriho kandi ifite ubushobozi. Bisobanuke neza ngo ndiho kandi nta byawe nyobewe, ndiho yabantumyeho. Imana ishimwe cyane. Iri ni izina ridasanzwe ry'Imana yawe, ndiho.
byihorere byibyinagire, byihorere bitutumbe, byihorere yewe, byihorere ibyo bigeragezo, byihorere abo bakunaniza, byihorere abakuvuga uko utari, byihorere. Hari Imana yitwa Ndiho, hari Imana ibireba kandi ikabirangiza. Ibwiye Mose ngo yitwa Ndiho, ndi uwo ndiwe, Imana y'inyamaboko, Imana y'inyabushobozi, ngo ndiho abantumyeho. Muri iki gitondo nanjye ndakubwiye ngo Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ndiho akuntumyeho. Imana ishimwe. Iracyari ya Mana, iracyari ya Mana, ya Mana wategerezaga cya gihe ukayibona iserutse. Iracyari ya Mana, yitwa Ndiho, yitwa Ndiho, yitwa Ndiho. Bivuga ngo icyo kibazo kitarabaho, yo yari iriho. Yitwa Ndiho, kandi izi iherezo ry'icyo kibazo, yitwa Ndiho. Iracyari ya Mana, iracyari ya Mana ivuga bigashoboka, igakora byose bikemera. Iracyari ya Mana ivuga bikaba. Iracyari ya Mana itegeka bigashoboka. Ndiho yabantumyeho. Iryo ni izina Imana yivugiye n'akanwa kayo, ibibwira Mose, iramubwira ngo uzagende umbwirira Abisiraheli yuko nitwa Ndiho, ndi uwo ndiwe, kandi nitwa Ndiho. Ndiho yabantumyeho. Nanjye muri iki gitondo ndiho akuntumyeho. Kubona akazi ni ibintu byoroshye, gufungura umuryango w'akazi, ndiho akuntumyeho ngo biremera mu izina rya Yesu Kristo. Ndiho akuntumyeho ngo izo manza urazitsinda mu izina rya Yesu Kristo. Ndiho akuntumyeho urasama byemere. Ndiho akuntumyeho muri iki gitondo aragushyira mu mahoro. Ndiho akuntumyeho mu izina rya Yesu Kristo. Niwakira imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, kuko iracyari ya Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndiho akuntumyeho. Imana irambwiye ngo muri uyu munsi urahura n'umugisha wawe. Umugisha wa mbere reka nkubwire, ntabwo ari ibyo uhise utekereza. Umugisha wawe ni uko wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukiyumvira Imana, ukemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ndiho akuntumyeho. Ndiho akuntumyeho arashaka kukubohora. Ndiho akuntumyeho arashaka kugutabara. Ndiho akuntumyeho arashaka kuguhindurira izina n'amateka. Ndiho akuntumyeho niwakira ubutabazi bw'Imana, niwakira agakiza, niwakira imbabazi z'Imana, niwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ndiho akuntumyeho. Nakubwiraga ngo urahura n'igitangaza cy'Imana. Igitangaza cya mbere ni uguhindurirwa amateka ukitwa umwana w'Imana. Ni uguhindurirwa amateka, aho wari uri ruvumwa abantu bakakugirira icyizere. Ndiho akuntumyeho. Niwakira agakiza, niwakire Yesu Kristo akubera umwami n'umukiza wawe. Nuhindure, nuve muri ibyo bigare, nuhindure ubuzima, niwakire impinduka y'ubuzima, niwakire Yesu Kristo akwiyoborere, niwakire imbaraga z'Imana. Ndiho akuntumyeho. Ndakubwiye ngo urahura n'igitangaza. Igitangaza cyawe ni uko wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Igitangaza cya kabiri ni amahoro yo mu mutima. Umaze igihe warabaye igishushushungwe, wabuze amahoro, ubura aho uryama ngo usinzire, wabuze ibitotsi, ariko ndiho akuntumyeho. Ndiho akuntumyeho. Niwakira imbabazi z'Imana, niwakira agakiza. Ndiho akuntumyeho. Iracyari ya Mana itabara abababaye. Iracyari ya Mana itanga amahoro yo mu mutima. Iracyari ya Mana iteturura abihebye. Ndiho akuntumyeho. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha wowe ufashe umwanzuro wo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kuko iracyari ya Mana. Iracyari ya Mana ivuga bikaba. Hari amasezerano wicaranye, iracyari ya Mana ibisohoza. Iracyari ya Mana ibiterekamo neza. Iracyari ya Mana, iracyari ya Mana. Imana iguha umugisha, muhaye muronka, mugendane n'Imana. Imana ibanezeze, Imana ibayishimire. Ndabakunda cyane. Shalom, shalom. Ineza yawe ku mwana w'umuntu